Tubaye ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Mwami turagushimye, urera kandi urakiranuka. Mwami reka muri uyu mwanya ntaba ari twebwe, ntaba ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntaba ari twebwe Mwami, ntaba ari twebwe Yesu, ahubwo izina ryawe Data rishizwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntaba ari twebwe Mwami, tuguhaye icyubahiro kandi turemeza kuri Umwami, kuko ibyo waremye birabyemeza. Natwe turi hano kubishingira intahe ngo abatakuzi bose bamenye ko nta yindi Mana iriho. Ntaba ari twebwe Mwami, ntaba ari twebwe Yesu, ahubwo izina ryawe Data rishizwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami we, ntaba ari twebwe, ntaba ari twebwe Mwami, ntaba ari twebwe Yesu, ahubwo izina ryawe Data rishizwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami, ntaba ari twebwe, Mwami ntaba ari twebwe, ntaba ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Izina ryawe Mwami aba ari ryo ryamamara mu mahanga yose. Haleluya. Muzi ko turi mu gihe cy'amasengesho y'iminsi 40. Uyu munsi akaba ari umunsi wa gatanu. Murazi ko muri iyi minsi amasengesho y'iminsi 40 turimo twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego. Uyu munsi akaba ari umunsi wa gatanu w'amasengesho, aho dufite intego ivuga iti kubona ubuzima uko Imana ishaka. Hari ikibazo kivuga kiti mbese ubugingo bwacu ni iki? Ubugingo bwacu, iki kibazo turagisubiza tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Tubona hano muri Yakobo ibice 4 ku murongo wa 14 kuri B. Haravuga ngo mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuruka. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo ntabwo tubona ibintu nk'uko biri, tubibona nk'uko turi. Uko ufata ubuzima nibyo bizaha icyerekezo cy'imibereho yawe. Ndagira ngo twibaze iki kibazo kivuga kiti ubona utubuzima. Ushobora kuba warubatse ubuzima bwawe ku gishushanyo kitari cyo, kugira ngo ubashe gusohoza imigambi y'Imana yakuremeye, bizagusaba kwigobotora imitekerereze isanzwe.
uyisimbuze ibishushanyo by'ubuzima dusanga muri Bibiliya. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 2, mwe kwishushanya n'imikorere y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ibahindure mu mitima kubwo guhinduka mu bitekerezo, nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka. Bibiliya itwereka ibishushanyo bitatu bitwereka uburyo Imana ibona ubuzima. Icya mbere, ubuzima ni igeragezwa. Icya kabiri, ubuzima ni indagizo. Icya gatatu, ubuzima ni igihe dufata ku murimo. Ibi bitekerezo niryo shingiro ry'ubuzima bufite intego. Dukomeje tubona ko muri ibi ngibi bitatu tubonye mu by'ibishushanyo, uyu munsi turareba bibiri gusa. Icya mbere turareba ubuzima hano ku isi ko ari igeragezwa. Icya kabiri turareba ko ubuzima hano ku isi ari indagizo. Icya mbere tubona Imana igerageza imico y'abantu, igerageza kwizera kw'abantu, igerageza kumvira kwabo, igerageza urukundo rwabo, ubunyangamugayo n'ubudahemuka. Imana yagerageje Aburahamu. Imana imusaba gutanga umwana w'ikinege Isaka kubitambira Uwiteka. Ariko Bibiliya iduha ingero nyinshi z'abantu batsinze amageragezwa akomeye nka Yosefu, nka Rusi, Esiteri na Daniyeli. Aho ngabo bahuye n'ibigeragezo, ariko tubona ko babashije gutsinda ibigeragezo. Uzageragezwa n'ibintu bihinduka, amasezerano adasohora vuba nk'uko wibwiraga, ibibazo bigaragara nk'ibidafite umuti, amasengesho wasenze agasa n'adasubizwa, abantu bakuvuga nabi kandi urengana, ndetse n'ibyago bidafite impamvu. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugerageza, ariko hari ubwo n'Imana nayo imera nk'iyihishe, wayishaka ukumva isa n'iri kure yawe. Iyo umaze kumva neza ko ubuzima ari igeragezwa, usobanukirwa neza ko nta kintu na kimwe kiza mu buzima bwawe kidafite impamvu. Icyo gihe urabisobanukirwa, ukumva ko ibintu byose biza bikugeraho mu buzima bwawe biza bifite impamvu. Imana yifuza ko utsinda ibyo bigeragezo. Imana yashaka gutsinda ibyo bigeragezo by'ubuzima. Niyo mpamvu itaje yemera ko ibigeragezo uhura nabyo byarusha imbaraga ubuntu iguha ngo ushobore guhangana nabyo. Bibiliya yera iravuga ngo Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira ko mugeragezwa ibiruta ibyo mwashobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Dusomye Abakorinto ba mbere ku bice 10:3 no dusanga aya magambo, kuko Imana nubwo ibigeragezo byaba byinshi, ariko Imana ntago yaduha ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Iyo utsinze ibigeragezo, Imana irabibona igatangira gukora ingamba zo kuza kugororera mu ijuru. Muri Yakobo yaranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Dusomye muri Yakobo igice cya 12 no dusanga aya magambo ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Mu yandi magambo, namara kunesha ibigeragezo azahabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho iteka ryose, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Icya kabiri nuko tubona ko ubuzima hano ku isi ari indagizo. Nta kintu na kimwe kiba ari icyacu hano muri iyi si, nta kintu na kimwe kiba ari icyacu mu gihe gito tumara hano kuri iyi si. Imana iba yadutije isi mu gihe tukiri hano. Uvuka wayisanze aho iri. Isi ni umutungo w'Imana, ibiri mu isi ni umutungo w'Imana, kandi Imana izayitiza undi numara kuyivamo. Mu yandi magambo, ni uvuga ngo ibyo dufite ni indagizo, ntabwo ari ibyacu, kuko ni iby'Imana. Uba wahawe agahe gatoya ko kuyinezererwamo. Imana yaremye Adamu na Eva, yabashinze kurinda isi n'ibirimo byose, kandi ibagira abacungamutungo wayo. Natwe turabacungamutungo ibi by'Imana, iby'Imana yatubikije. Twamenyereye umuco uvuga ngo ubwo atari icyanjye ntiwivune
ukitaho. Ubwo atari icyawe ntiwivune ukitaho. Ariko abakristo twahamagariwe kugira imyitwarire isumba iyo, ishingiye kuri iyi mvugo, ubwo Imana ariyo nyirabyo ngomba kubyitaho mbyitwararitse uko nshoboye kose. Bibiliya iravuga ngo ababikijwe ibintu by'igiciro bagomba kugaragaza ko ari abiringirwa, badatatira icyo cyizere bagiriwe. Iyo dusomye hariya muri Matayo 25:14 kugera 29, tubona uburyo dushaka no kwasoma hariya tukumva icyo Imana itubwira. Matayo 25:15 haravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye. Arazinduka. Uwo mwanya wahawe 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko wahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo 30 ya shebuja. Dukomeje gusoma hariya kugera ku murongo wa 29, niho tubona ko abantu Imana turagiza bamwe babasha no gutatira, ntibabashe kubikoresha nk'uko Imana ishaka no kubirinda. Bakristo bavandimwe, Imana nitumara kunesha ibigeragezo kandi tukazabasha no gusobanukirwa ko ubuzima ari indagizo, Imana izatugororera, izaduha amashimwe kandi izatuzamura ubwo tuzatugeza iwacu mu ijuru. Umurongo wo gufata mu mutwe tuwusanga hano muri Luka 16 umurongo wa 10. Ku murongo wa 10 haravuga ngo ukiranuka kucyoroheje cyane, abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa kucyoroheje cyane, abakiraniwe no kugikomeye. Hano n'ikibazo, hari ikibazo cyo gutekerezaho uyu munsi wa 5 w'amasengesho yacu y'iminsi 40. Niki cyaba cyarambayeho muri iyi minsi ubu nsobanukiwe ko ari Imana yakingeragereshaga? Ni ibihe bintu by'agaciro Imana yaba yarambikije? Icyigisho cyacu cy'uyu munsi wa 5 w'amasengesho w'iminsi 40 gifite umutwe ugira ati kubona ubuzima nk'uko Imana ibubona. Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera ibane namwe kandi bahe umugisha none n'iteka ryose. Amen.